Umuvugo. Uraho neza muhoza nkunda, uraho neza muhoza nkunda muza ku mutima, nyaguhorana inseko ikeye n'umutima utuje. Uraho neza cyubahiro cyanjye mukundwa nkunda rukundo rwanjye, gihozo gisubizo cy'ibibazo byanjye. Uraho neza kwa 15 Werurwe itariki ntazibagirwa, inzogera biravuze ngo buri wese nataha iwawe. Ntitwabonye umwanya wo gusezeranaho ngo duhane imigisha, yewe habe n'akabizi ko kwitama. Erega ubwo tuba turatashye, nageze muri gare ya Huye, nsanga bisi wari urimo irimo irarenga kuri mizi. Ntese mfata telefone, ubu urambwiye uti sheri, twihangane ni ibyumweru 2 gusa, ubundi tukongera tukabona. None dore amezi 2 yashize tuyareba, ariko si ubundi rukundo. Uraho neza. Amaso yanjye akumbuye kureba bwa buranga bwawe, buranga ibyishimo n'umunezero. Kuva nabubona sindongera kurangarira mu mayirayira. Ubwo winjiraga mu buzima bwanjye, wabuteye umutuzo umuto buranyobwa, umutekano utaha mu mutima wanjye, iteka uzahora uganje mu buzima bwanjye. Ese ubwo nkwite nde? Ko Josine byonyine bitajora uburiwe mu buzima bwanjye, kandi nubwo nkukunda ntirujoreka mukundwa. Uhebuje bose mu gukundwa, izina ryawe mu mutima wanjye ryarakoze riruta irya Bikira Mariya. Muri nzeri nzerekeza iwanyu, icyo gihe nzereka ababyeyi impamvu yatumye bambyara, maze abasaza basangira inzoga, inka zivugirwa amazina. Natwe tuzaba twisangira urukundo, icyo gihe ntawe utazamenya ko Josine ariryo zina rihebuje ayandi, nyuma y'isubira mu ijuru rya Bikira Mariya. Ndagukunda muhoza wanjye.